Yesu Kristo ashimwe. Twashoje igitabo cya Maraki aricyo gitabo gisoza isezerano rya kera. Rero mbere y'uko dutangira isezerano rishya, reka tunyure muri make mu isezerano rya kera, turebe incamake yaryo mu bitabo twasomye. Muri rusange Bibiliya yera igizwe n'ibitabo 66. Ibitabo 39 bigize isezerano rya kera, hanyuma ibitabo 27 nibyo bigize isezerano rishya. Mu isezerano rya kera harimo ibitabo 5 by'amategeko, ari nabyo byitwa ibitabo bya Mose. Hakabamo ibitabo 12 by'amateka ya Isiraheli uhereye kuri Yosuwa ukageza kuri Esiteri. Hakabamo ibitabo 5 by'ubusizi uhereye kuri Yobu ukageza ku ndirimbo ya Salomo. Hakabamo ibitabo 17 by'abahanuzi, birimo iby'abahanuzi bakuru 4 kuva kuri Yesaya ukageza kuri Daniyeli. Hakabamo n'ibitabo by'abahanuzi bato, ari byo bitabo 12 uhereye kuri Hoseya kugeza kuri Maraki. Ubwo isezerano rya rishya turaza kurivugaho nyuma. Reka rero turebe incamake y'ibi bitabo. Ibitabo by'amateka ari byo bya bitabo 5 harimo igitabo cy'itangiriro. Iyi nyito igaragaza inkomoko nk'uko tubisanga mu bice 2 umurongo wa 4. Cyitwa itangiriro kuko kitwereka inkomoko y'ibiremwa byose, inkomoko y'isi, ikiremwa muntu, umuryango, inkomoko y'ibihugu, inkomoko y'icyaha n'isezerano ry'agakiza. Ibice 11 bibanza muri iki gitabo cy'itangiriro niho dusanga inkomoko y'ibintu byose n'uruhererekane kuva kuri Adamu kugeza kuri Aburahamu. Uhereye ku bice 12 kugeza ku bice 50 tukaba tuhasanga ibijyanye n'umuhamagaro wa Aburahamu kugeza ku nkuru z'uburyo Imana yakuye Abisiraheli muri Egiputa. Igitabo cya kabiri ni igitabo cyo kuva. Iyi nyito yerekeza ku kuva ahantu kandi ukajya ahandi. Ni igitabo cy'ingenzi kitubwira inkuru y'Abisiraheli bagiriye umugisha muri Egiputa, kuko kandi muri uwo mugisha nyuma yawo haza kubonekaho gutotezwa, ndetse gutotezwa bikabije. Tukabonamo kandi ivuka rya Mose n'uburyo Imana yamukoresheje mu kuvana Abisiraheli muri Egiputa ikabanyuza mu butayu bwa Sinayi. Muri iki gitabo tubonamo kandi uburyo Imana yatanze amategeko yo kubana hagati yabo n'ayo kubana hagati yabo ubwabo. Tubonamo ihema ry'ibonaniro ry'Imana ryari hagati muri bo. Igitabo cya gatatu ni igitabo cy'Abalewi. Izina Lewi risobanura ubufatanye. Ni muri iki gitabo dusanga ibijyanye n'imirimo yerekeranye n'imihango ndetse n'imigenzo ya gitambyi yabaga igamije ubusabane bwabo n'Imana. Ibivugwa muri iki gitabo byose byashushanyaga umurimo wa Kristo wa gitambyi yagombaga kuzakora wo gucungura itorero, bityo akaba yunze abantu n'Imana. Igitabo cya 4 ni igitabo cyo kubara. Nk'uko iyi nyito ibivuga, kirimo imibare y'inkuru z'uburyo bubiri. Harimo ibyabaye ku Bisiraheli kuva ku musozi Sinayi mu rugendo rw'imyaka 2 mu butayu. Tukabonamo kandi inkuru zivuga ku ruzerero rw'imyaka 38 bamaze mu kibaya cy'Imowabu. Muri iki gitabo kandi tuhasanga uburyo Imana yabanye nabo mu rugendo, nubwo bagendaga bayirakaza ariko ntiyabaretse, kuko bose batashiriye mu butayu. Ntabwo bose uko barakaje Imana, ntabwo bose bashiriye mu butayu. Twibuke ko abakuru aribo bapfuye, Imana ibibabwiye bashiriye mu butayu muri rwa ruzerero muri Kanani, hakajyayo abana babo n'abagabo 2 aribo Yosuwa na Kalebu. Ikindi gitabo gikurikirana igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ni igitabo cya 5 mu bitabo by'amategeko ya Mose. Kirimo amategeko Mose yandikiye urubyiruko rw'Abisiraheli biteguraga kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Nk'uko bigaragara, Mose yakoresheje imvugo yo kwihangiriza cyangwa se kwihanangiriza urubyiruko, arwereka icyabahesha umugisha n'icyabatera umuvumo icyo ari cyo. Ibi bitabo nibyo bitabo 5 bya Mose. Noneho reka twinjire mu bitabo by'amateka ya Isiraheli. Harimo igitabo cya Yosuwa. Ibitabo by'amateka ya Isiraheli bihuza amakuru yo mu bitabo bya Mose n'amakuru y'ibyababayeho
bageze mu gihugu cy'amasezerano. Kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 23 byo muri iki gitabo cya Yosuwa hatubwira uburyo bafashe igihugu n'uburyo bagitujemo abaturage nk'uko imiryango yabo iri. Naho mu bice bikurikiraho tuhasanga uburyo Yosuwa yongeye kubibutsa ibyanditswe mu mategeko ya Mose yabahaye kugira ngo baramire mu gihugu cy'amasezerano. Igitabo gikurikira muri ibi bitabo by'amateka ya Isiraheli ni igitabo cy'abacamanza. Amakuru dusanga mu gitabo cy'abacamanza akubiyemo ibyabaye ku Bisiraheli nyuma y'urupfu rwa Yosuwa. Kivuga uburyo Abisiraheli basubiye inyuma bagakorera izindi mana. Nuko Imana yagiye ibahagurukiriza abacamanza bo kubakiza amaboko y'ababisha babo. Icyo gihe banyuzemo bamwe bakise igihe cy'umwijima. Igitabo gikurikiye muri ibi bitabo by'amateka y'Abisiraheli ni igitabo cya Rusi. Iki gitabo kivugwamo ibyabaye mu gihe cy'abacamanza. Inkuru idasanzwe irimo ni imyitwarire y'umugore witwa Rusi, uko yerekanye umutima udasanzwe wo gukurikira nyirabukwe Nawomi ubwo yasubiraga i Betelehemu nyuma y'aho apfushirije umugabo we n'abana be. Kwizera kwa Rusi kwatumye ashakana na Bowazi, umucunguzi w'umuryango wa Elimeleki. Kandi twibukiranye ko muri iki gisekuru cya Rusi na Bowazi ariho haturutse Yesu, niwo muryango Yesu yavukiyemo. Turakomeje ibitabo bikurikiraho ni igitabo cya mbere cya Samweli n'igitabo cya kabiri. Ibi bitabo bya Samweli bihabwa agaciro cyane n'uburyo Samweli yimikishije amavuta abami ba mbere ba Isiraheli aribo Sawuli na Dawidi. Amakuru arimo yibanda ku mateka y'Abisiraheli uhereye ku ivuka rya Samweli kugeza ku bwami bwa Dawidi. Igitabo cya mbere kitubwira uburyo Abisiraheli bavuye mu gihe cy'abacamanza bakayoborwa n'abami. Naho igitabo cya kabiri kikibanda ku nkuru z'umwami Dawidi n'uburyo Imana yakoranye na Dawidi nk'umwami wayoboye kandi atinya Imana. Igitabo gikurikira ni igitabo cya mbere cy'abami n'igitabo cya kabiri cy'abami. Ibi bitabo by'abami bifite aho bihuriye n'ibya Samweli kuko usangamo amakuru yuzuzanya. Inkuru dusangamo zibanda ku byabaye ku ngoma ya Dawidi kugeza ku isenyuka ry'ubwami bwa Isiraheli bwo mu majyaruguru hamwe n'isenyuka ry'ubwami bw'amajyepfo bwa Yuda. Dukurikizaho ibitabo bya mbere n'icya kabiri, igitabo cya mbere n'icya kabiri byo ku ngoma. Ibitabo by'ingoma byahoze ari igitabo kimwe. Iyo ubyitegereje neza ubona byuzuzanya. Ni ibitabo bya Samweli n'iby'abami. Ibyanditsemo ni incamake y'amateka ya Isiraheli cyane cyane ko byabaye mu gihe cya Samweli n'abami. Byibanda ku buryo abami bakomoka kuri Dawidi batabanye n'Imana. Dukurikizaho rero igitabo cya Ezira ndetse n'igitabo cya Nehemiya. Impamvu mbivugiye hamwe igitabo cya Ezira n'icya Nehemiya ni uko bino bitabo byombi amateka tubwira ko byahoze ari igitabo kimwe. Ni ibitabo rero birimo amateka yo gutahuka kw'Abisiraheli nyuma y'imyaka 70 bari i Babuloni n'uburyo bongeye kwiyubaka bageze i Yerusalemu. Tubonamo kandi ibyo kubaka urusengero rw'i Yerusalemu n'inkike z'umurwa. Ibi bitabo bitwereka ko Ezira na Nehemiya ari abantu b'ingenzi cyane kuko aribo batubwira ibyabaye ku Bisiraheli nyuma y'itahuka ryabo. Turakomeje rero n'igitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri gifite imyandikire imeze nk'uko igitabo cya Rusi kimeze. Byombi ni n'ibitabo bitoya. Kitubwira uburyo Abayuda babayeho mu buhungiro n'uburyo babayeho hagati mu banzi babo, n'uko Imana yamugize umwamikazi. Nubwo Imana yababaye hafi, nta jambo rivuga Imana tubonamo, ariko niyo yabakoreye ibikomeye bityo. Dukurikizaho rero igice kigizwe n'ibitabo by'ubwenge. Muri ibi bitabo by'ubwenge duhera ku gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu kitubwira uburyo umuntu ashobora kubabazwa kandi ari umukiranutsi. Yobu ni urugero rwiza rwo kwihangana no kwizera Imana. Intego y'iki gitabo ni ukwerekana ko imibabaro duhura nayo idaturuka ku byaha twakoze. Dukurikizaho igitabo cya Zaburi. Zaburi ni umuzingo w'indirimbo 150 zo guhimbaza Imana. Zikaba zarahimbwe n'abantu benshi barimo Dawidi, Salomo, Mose, Asafu, bene Kora n'abandi. Ariko harimo n'izindi zitazwi uwazanditse.
ubudasa bw'izi ndirimbo n'uburyo zuzuzanya bituma zaburi igira umwihariko wayo no gukundwa, haba ku muntu ku giti cye no mu matorero. Zaburi zibereyeho kongera ubusabane n'Imana, kwiyunga n'Imana, gufasha abari mu ngorane no kwerekana ko abatuye mu isi bari mu kiganza cy'Imana y'urukundo. Nyuma ya Zaburi rero tubona igitabo cy'imigani. Ni igitabo kibumbiyemo imigani ya Salomo, ariko ntikigizwe n'imigani ye wenyine gusa. Gifite imyandikire idasanzwe yuzuyemo ubwenge, cyane cyane ijyanye no kugenzura ururimi, kwirinda ubunebwe, kugira ubwenge, kubana n'abandi, ubutabera ndetse n'ibindi. Inyigisho z'ingenzi ziri muri iki gitabo ni ukubaha Uwiteka. Nyuma y'imigani tubona igitabo cy'umubwiriza. Uruhererekane rw'amateka rwemeza ko igitabo cy'umubwiriza cyaba cyaranditswe na Salomo. Akaba yarashakaga kwerekana ko ibikorerwa munsi y'ijuru byose ari ubusa. Umwanditsi agaragaza ko ibyo yanditse ari byo yagenzuye, agasanga ibintu byose abantu birukaho ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umwanditsi yatanze inama yo kubaha Uwiteka aricyo kiruta ibindi bikorerwa mu isi. Nyuma y'iki gitabo cy'umubwiriza tubona indirimbo ya Salomo. Iki ni cyo gitabo cyonyine muri Bibiliya kivuga urukundo nk'intego nyamukuru. Havugwamo urukundo rw'umukwe n'umugeni. Bigaragara ko ari Salomo wacyanditse agamije kwerekana urukundo rwagombye kuranga abakundana. Bikaba byarakunzwe kuvuga ko byashushanyaga urukundo Imana yakunze ubwoko bwayo, cyangwa urukundo rwa Kristo akunda itorero. Dukomereje rero ku gice kigizwe n'abahanuzi bakuru. Umuhanuzi wa mbere ni Yesaya. Nta gitabo na kimwe kimeze nkacyo mu by'abahanuzi banditse. Ubuhanuzi bwa Yesaya bwibanda cyane ku rubanza rw'igihugu cya Yuda kubera ibyaha byabo. Ibyo tubisanga mu bice 39 bya mbere bigize iki gitabo cya Yesaya. Naho kuva ku bice 40 kugeza kuri 66 havugwamo ubuhanuzi bw'ibyiringiro no gukomezwa kw'Abisiraheli mu gihe bajyaga kujyanwa mu bunyage. Dusangamo kandi ubuhanuzi bw'ibyiringiro byo kuza kwa Yesu Kristo ari we Mesiya. Umuhanuzi wa kabiri mu bahanuzi bakuru ni Yeremiya. Yeremiya ni umuhanuzi Imana yakoresheje mu gihe cy'isenyuka ry'ubwami bwo mu majyepfo, aribwo bwami bwa Yuda. Nta muhanuzi wahuye n'ingorane nkawe. Cyakora Imana yakomeje kuba hamwe nawe. Yahuye n'intambara kugeza ubwo yavuze ko Imana yamushutse akemera. Icyo yaziraga ni uguhanurira ubwami bwa Yuda isenyuka ryabwo. Avuga ko icyagombaga kubakiza cyonyine ari ukwizera Imana kuruta kwiringira abakomeye. Asoza yerekana ko Imana izibuka isezerano ryayo ikabababarira. Dukurikizaho amaganya ya Yeremiya. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya gifatanye n'icy'ubuhanuzi yahanuye. Kikaba kigabanijemo ibice 5. Byose bivuga amaganya arimo akababaro k'isenyuka rya Yerusalemu. Amaganya ya Yeremiya arimo no gusabira imbabazi Abisiraheli n'abayobozi babo. Harimo kandi gusaba Imana ubushake bwayo, yingingira ubwoko bwe ku Mana kugira ngo basubizwe mu gihugu cy'amasezerano. Ese wowe Mukristo ujya ugira uyu muhate n'ishyaka ryo gusengera ndetse no gusabira imbabazi ubwoko bwawe, cyangwa se igihugu cyawe cyangwa itorero usengeramo? Imana yo mu ijuru itugirire neza. Dukurikizaho umuhanuzi Ezekiyeli. Ezekiyeli yakoresheje umuhamagaro w'i Babuloni ubwo Abisiraheli bari mu buhungiro. Umuhamagaro we yawukoresheje ku kuba umutambyi no kuba umuhanuzi. Ibyo byamugize umuhanuzi udasanzwe, ndetse n'imyandikire y'ubuhanuzi bwe ikaba ifite umwihariko. Mu buhanuzi bwa Ezekiyeli bwibanda ku ngaruka z'ibyaha bya Yuda no gusenyuka kwa Yerusalemu, ariko bugasoza buvuga ku byiringiro byakongera kubaka Isiraheli no kubasubiza mu gihugu cyabo bwite, bakongera gusabana n'Imana nk'uko byahoze mbere. Umuhanuzi dukurikijeho ni umuhanuzi Daniyeli. Niwe ubwe wiyandikiye ari mu bunyage i Babuloni. Ni ubuhanuzi bwibanda cyane ku kongera kubakwa k'ubwoko bwa Isiraheli. Avugamo amateka y'ubwoko bwe n'ibijyanye n'imperuka. Mu buhanuzi bwa Daniyeli dusangamo uruhare rw'Imana yagiye igaragaza ko ifite ubutware hejuru y'amahanga. Ni igitabo nkunda cyane. Turakomeje rero ku bahanuzi bato 12, ni naho turasoreza
incamake y'iki gice kigize isezerano rya kera. Umuhanuzi Hoseya. Hoseya yavukaga mu gihugu cya Isiraheli. Yahanuye mu gihe kigoye Isiraheli yari yarasubiye inyuma ku buryo byamubabazaga umutima, ariko icyamushenguye cyane ni umugore wari umusambanyi. Icyo avuga ku Mana ni urukundo rwayo rumeze nk'urw'umubyeyi n'umwana we, rutari gutuma ireka ubwoko bwayo burundu. Benshi bamwita umuhanuzi w'urukundo. Umuhanuzi Yoweli. Umuhanuzi Yoweli nawe ni umuhanuzi abantu benshi bakunda kumwita umuhanuzi wa Pentekote. Benshi bagiye bakunda kuvuga ngo iyo twanywereye mu kabari ka Yoweli, bashaka kuvuga uko basohokamo basinze umwuka wera. Ubuhanuzi bwe rero bwo mu bice bibiri, umurongo wa 28 bwasohoye ku munsi wa Pentekote i Yerusalemu. Uyu muhanuzi ari muri bake bashoboraga kubona Imana imbona nkubone rimwe na rimwe. Ubuhanuzi bwe bwibanda ku munsi w'umwami ko Imana izahana abanyabyaha. Yahanuraga asaba abayuda kwihana, ko nibihana Imana izabagarukira, haba mu buryo bw'imigisha n'imibereho isanzwe n'iyo mu buryo bw'umwuka. Dukurikizaho umuhanuzi Amosi. Ni umwe mu bahanuzi ba mbere bari bafite ishuri ry'abahanuzi nka Elisa na Yohana Umubatiza. Mu buhanuzi bwe yamaganaga ibyaha nta guca ku ruhande. Yahoze ari umwungeri w'amatungo uvuka i Buyuda, ariko Imana yamuhamagaye kuba umuhanuzi wa Isiraheli ku ngoma ya Yerobowamu. Ubuhanuzi bwe bwibanda ku rubanza Imana yari ifitanye na Isiraheli, agasoza ahanura ko Imana izabababarira ikongera ikabubaka. Umuhanuzi dukurikijeho ni umuhanuzi Obadiya. Ubuhanuzi bwe ntiburenga 21. Ni cyo gitabo mu bitabo by'abahanuzi kidafite ibice. Bukaba bwaribanze ku ba Edomu, aribo buzukuru ba Esawu, iteka ryose bahoze ari abanzi ba Isiraheli. Ubutumwa Imana yamuhaye bwibanze cyane ku gusenyuka kw'ingoma ya Edomu, kandi ko Imana izashyirwa hejuru. Dukurikijeho umuhanuzi Yona. Umuhanuzi useta ibirenge. Ubuhanuzi bwa Yona nabwo buvuga ku rukundo rw'Imana nk'uko rwanditsweho muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yagarutse ku rukundo Imana ikunda bari abanyamahanga. Tubonamo uburyo Yona yanze kujya kuburira ab'inenewe ko bazarimbuka, ariko nyuma y'iminsi 3 mu nda y'urufi, Yona yajyanye ubutumwa burabahindura, bituma bihana uhereye ku mwami. Umuhanuzi dukurikijeho n'umuhanuzi witwa Mika. Mika we yahanuye nyuma ya Yesaya, kandi ahanura mu gihe kimwe na Amosi. Ubuhanuzi bwibanda ku rubanza Imana izacira Isiraheli. Iyo ashoje rero ahanura ku bijyanye n'ivuka rya Yesu. Umuhanuzi dukurikijeho ni Nahumu. Nahumu yahanuye ku bijyanye n'isenyuka rya Nenewe ndetse n'umurwa mukuru wa Siriya. Bakaba barahoze ari abanzi ba Isiraheli. Kuko izina rye ribisobanura umuhoza, yahanuye ibijyanye n'ihumure rya Isiraheli, kuko gusenyuka kwabo kwari hafi. Dukurikijeho umuhanuzi witwa Habakuki. Ubuhanuzi bwe bumeze nk'ikiganiro, aho abantu babaza Imana nayo ikabasubiza. Mu biza bisa n'urubanza, mu gisubizo cyayo yatanze ivuga ko izaca inzira, kuko ibyo yababwiye naho byatinda bizasohora, kuko Uwiteka ariwe utanga imbaraga. Dukurikijeho umuhanuzi Zefaniya. Ni igitabo kigufi kandi gisobanutse. Yibanda ku nyigisho ebyiri z'ingenzi, arizo urubanza no gutabarwa, kandi bikazaba ku moko yose. Imana yamweretse umujinya ifitiye amahanga ndetse n'ibihugu, kugira ngo Imana ibabarire nuko bihana. Umuhanuzi Hagayi. Niwe muhanuzi wa mbere wahanuye nyuma y'ivanwa mu bunyage. Bikaba bivugwa ko yaba yarahanuye mu mezi 4 nyuma yo guhunguka basubira i Yerusalemu, kugeza aho yashishikarizaga Abisiraheli bari baracogoye mu mirimo yo kubaka inkike z'i Yerusalemu bakongera bakubaka. Imana yamuhagurukije mu gihe cyari gikwiriye. Natwe duhagurukiriza abahanuzi nk'abo. Umuhanuzi dukurikijeho ni umuhanuzi witwa Zekariya. Benshi abashakashatsi bakunda kwita ubuhanuzi bwe ibyahishuwe byo mu isezerano rya kera. Zekariya yahanuye mu gihe kimwe na Hagayi. Inyigisho z'ingenzi zibanza mu bice
igice cya mbere kugera ku gice cya munani yibanda ku gusana urusengero, no mu bice 9 kugera kuri 14 bikibanda ku bijyanye n'iminsi y'imperuka. Asoza ahanura ibya Mesiya n'umunsi w'umwami ukomeye. Tugeze ku gitabo cy'umuhanuzi Maraki, ari nacyo turi busorezeho. Niwe muhanuzi wa nyuma wo mu isezerano rya kera. Yahanuye yamagana ibyaha no gusubira inyuma kwa Isiraheli, nk'uko tubisanga mu gice cya mbere n'icya kabiri. Naho mu gice cya gatatu n'igice cya kane yahanuye ku rubanza rw'abakiranutsi n'imigisha izabazaho n'ibihana. Kandi nanone yahanuye ku kuza kwa Mesiya, ari nawe uzeza Isiraheli akanabacira imanza, kandi ko Eliya azagaruka mu gihe cya nyuma. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje incamake yo mu itangiriro y'igitabo cy'itangiriro, dushoje incamake y'isezerano rya kera. Tuzakomeza tureba n'isezerano rishya. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.